Turabaramukije mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo wabambwe agapfa kazuka, abo duhurira hano kuri ku isengesho ribohora official, umuyoboro cyangwa se igicaniro gitishwaho ijambo ry'Imana n'amasengesho. Muhawe ikaze, Imana amahoro ibahe umugisha. Twari tumaze iminsi tutari guhurira hano kuri iki gicaniro kubw'impamvu zitandukanye tuba twabuze, ariko turashimira Imana ko yongeye kuduhuza tukaba tugarutse kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Imana amahoro ihabwa amashimwe kandi ihabwa icyubahiro tubashishije. Icyo usabwa rero wowe bwa mbere wowe utarakora subscribe, uje kutwumva, uje kuri iki gicaniro, nta kindi ni gukanda subscribe cyangwa se s'abone, kugira ngo tujye tubana nawe igihe cyose ushaka kumva ijambo ry'Imana, ushaka gusenga, uhite ubona iki gicaniro cyangwa iyi channel mu buryo bukoroheye butakugoye. Wowe wakanda subscribe, icyo usabwa ni gukanda like, wamara gukanda kuri ako kantu ubona kitwa like, hanyuma ukaba waka abantu usangiza cyangwa woherereza iki cyigisho cyangwa se rino sengesho, kugira ngo dukomeze twaguke mu buryo bw'ibigaragara. Imana iguhe umugisha. Reka tubanze dusenge, hanyuma tubabwire icyo umwuka dushyize ku mutima ashatse ko tuganiraho. Data, mu izina rya Yesu Kristo twahaye gukirizwamo, ongera wohereza umwuka wera aganiriza abantu bawe baza kuri iki gicaniro cy'isengesho ribohora official. Mu izina rya Yesu Kristo ni wowe uzi buri muntu wese uza hano kuri iki gicaniro icyo akeneye n'ikimukwiye mu bugingo no mu mwuka. Ngaho rero ngwino uvugane na buri muntu wese katika jina la Yesu, kandi uje kuri iki gicaniro mu izina rya Yesu, uwumva wese ijambo ryawe, unyumva wese mwami, ngo unyumva wese mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima ntasubireyo uko yaje hano, waje kuri uyu muyoboro ntasubireyo uko yaje mu izina rya Yesu. Ndatura ngo ntasubireyo uko yaje mu izina rya Yesu Kristo. Ndatura ngo uje wese hano ku isengesho ribohora official ntasubireyo uko yaje. Reka mwe twese twunguke, ari nge nunguke, ari n'uje hano yunguke, ntihagire mwami ugenda atungukiye mu ijambo ryawe no mu isengesho, ntihagire ugenda adahuye n'igitangaza cyawe n'ukuboko kwawe. Mu izina ry'Umwami agapfa kazuka dusabye twizeye, amen amen. Hari icyigisho nigeze kwigishaho kigaragaza ubujura bwo mu mwuka, kwibwa mu mwuka. Numvise umwuka w'Imana mata kugira ngo twongere tubigarukaho. Kwibwa mu mwuka, kunyagwa mu mwuka, gusahurwa mu mwuka. Mu mwuka umuntu ashobora kunyagwa, ashobora kuriganywa, ashobora kwibwa mu mwuka. Twabonye ko umuntu bashobora kumwiba umugisha we mu mwuka bakawumuriganya, ndetse umuntu agasigara ntacyo afite, bamwibye, bamucocuye, ari umutinda, ari umukene. Hari umukene mu mwuka, hakaba n'umukene mu mubiri. Twabonye ko Imana iremye umuntu imutakaho cyangwa imuha ubutunzi bw'umwuka bwinshi, imuha imyuka myiza ikayimusukaho. Iyo myuka myiza niyo tugaruka tukayita inyenyeri. Tushobora kubona umuntu ahawe umwuka w'igikundiro, agakundwa. Uwo ni umwuka mwiza utuma abantu bagukunda. Uwo rero Satani ashobora kuwukwiba. Ubundi ashobora guhabwa umwuka mwiza w'ukuboko kwiza, icyo akoze kikamubera cyiza. Iyo ni inyenyeri. Rero mu mwuka umurozi ashobora kukubona iyo nyenyeri akayitwara, ukuboko kwiza akagutwara. Mu mwuka umuntu bashobora kumwiba mu nyenyeri y'urubyaro, ari wo mwuka mwiza wo kubyara. Umuntu bajya bamureba mu mwuka bakabona azabyara abana bakomeye, abana b'abayobozi, abana bazaza bakamugirira umumaro. Mu mwuka bakaza bakakwiba iyo nyenyeri y'urubyaro, bagafunga inda yawe gahinduka sanga ubaye ingumba. Mu mwuka bashobora kukwiba kuvuga ukemerwa. Kera ugasanga wari umuntu wavugaga icyo uvuze abantu bakacyemera, ariko aka kanya ugasanga nta wemera ibyo uvuga. Uhereye no mu rugo rwawe n'iki ibyo uvuga byose birapingwa. No kuvuga ngo baba baragutwaye
hiyo nyota ya kutamka na kusikilizwa, nyota ya kuongea na kusikilizwa, ashaka kugutwara rero uyo nyenyeri yo kuvuga ukumvwa. Abandi hari umuntu uba ufite inyenyeri yo kumva vuba, ubushobozi bwo kumva vuba, yani umuntu yavuga wo kumva kabiri, ikintu kigufite mu maruka cyumva kabiri. Ubwo n'ubundi buryo ni umwuka mwiza uburi ku muntu utuma yumva vuba agasobanukirwa vuba. Iyo uwo mwuka bawugutwaye, kumva bikubera ikibazo no gusobanukirwa bikubera ikibazo. Hari ubundi muntu ushobora gusanga Imana yaramuremye ikamuha umwuka wo kureba kure, igihe wowe wareba gusa. Umuntu abantu ubona basa nkaho bemera, wowe wajya umureba ukamubona mu bwesikoro, kandi koko mu gihe kizaza bikazarangira wa muntu bimenyekanye ko yari umwesikoro. Nuvuga ngo uwo ni umuntu yarahawe kureba kure. Ubundi ugasanga hari ahantu uciye wajya ubona ahantu wajya uhabona ukabona hari amahirwe uramutse wafunguye nk'iduka cyangwa se wafunguye ka butike cyangwa washyize business runaka byacamo. Nyamara abandi bahanyura bakabona aho hantu nta kintu umuntu yahakorera kizima. Ubwo nuvuga ngo uba warahawe kubona kure, amaso areba kure. Ubundi ugasanga ubwo ndacyavuga ku kureba kure, kubona kure. Ubundi ugasanga uciye nko ku butaka runaka, abantu bajya babona bakabona ni mu bihuru, aho hantu nta kintu gihari, ariko wowe wajya uhareba ukabona ko aho hantu wahabyaza umusaruro cyangwa mu gihe runaka hazagira agaciro. Ubwo urumva rero ubwo ni umwuka mwiza umuntu aba yarahawe wo kureba kure, akabona ahantu hari opportunity abandi batabona. Uwo ni umwuka mwiza umuntu aba yarahawe. So nukuvuga ngo rero ibyo bintu, ubwo butunzi buribwa cyane mu mwuka, umuntu bakamuriganya bakamucucura agasigara ntacyo afite. Mu mwuka umuntu ashobora kuba ari umuntu wihereye umwuka w'amagara meza, atajya apfa kurwaragurika. Kurwara ko umuntu ari ikibazo. Rero uhereye igihe umuntu yahawe umwuka mwiza w'amagara meza, bakawukwiba, indwara zitangira kukwisukaho bya hato na hato. Ubwo rero ndimo navugaga ubusahuzi mu mwuka, ubujura mu mwuka. Ndaza kugusengera ufatanye nanjye mu isengesho, ibyo wibwe byose bigaruka mu izina rya Yesu. Noneho hari ubundi buryo umuntu ashobora kwibwa iyo migisha yo mu mwuka, ubwo butunzi bwo mu mwuka, biciye mu cyaha. Icyaha cyane cyane Satani akunze kwibira abantu ubwo butunzi bw'umwuka muri mu busambanyi. Bushize twavuze ko Satani yiba abantu izo nyenyeri akazitwarira mu biki, mu bintu bijyanye n'ubupfumu, mu bintu bijyanye no kujya kuraguza, mu bintu bijyanye no gucibwa indasagoneke. Rero tugiye guhishura uburyo Satani ashobora kugutwara inyenyeri biciye mu busambanyi. Ubusambanyi ugasanga ugurishije ejo hawe. Abakobwa benshi bakunze kugurisha ejo habo bahagurishije biciye mu gusambana. Abagabo benshi bagurisha ejo habo biciye mu gusambana. Umuntu ashobora kugurisha ejo hiwe biciye mu bintu by'agahe gatoya atakagombye kwemera. Reka dusome ijambo ry'Imana hanyuma nze nkomeze nsobanure. Nkomeze umwuka wera akomeza avugane nawe kandi akomeze kuguhugura mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti wabambwa agapfa akazuka. Reka ngusomere icyanditswe kiboneka mu Itangiriro igice cya 27. Itangiriro igice cyaho cya 27. Itangiriro igice cyaho cya 27. Reka duhere ku murongo waho wa 36. Tangira igice cya 27 guhera ku murongo wa 36. Handitswe ngo tuhere kwa 35. Umurongo wa 35 atanyavuga ngo aramusubiza ati murumuna wawe yazanye uburiganya yiba umugisha wawe. Handitswe ngo iki? Ngo murumuna wawe
yazanye uburiganya yiba umugisha wawe. Aramubwira ati Yakobo ni Yakobo kuko izina n'iryo muntu, ubu ni ubwa kabiri andiganya, yankuyeho ubutware, dore none ankuyeho umugisha. Iyo dusomye kugira ngo uyu Yakobo akureho ubutware mukuru we Esawu, kumukuraho ubutware bwa mbere yabumukuyeho biciye mu kurya mu biryo. Yari yatetse ibishimbo byiza, undi yari yagiye guhiga, umwana amusiga mu rugo, umwana arateka, muri uko guteka mukuru we aratahuka, atahutse aravuga ati mpa kuri ibyo byo kurya bya biryoshye. Mukuru muri umunara aravuga ati kugira ngo nguhe ibiryo byanjye keretse nungurisha ubutware bwawe. Noneho mukuru aravuga ati se none se n'ubundi ko inzara inyishe ubutware bwanjye bumariye iki? Aravuga ati rero bungurishe nyine kugira ngo uhe ibyo kurya. Ayemera kumugurisha ubutware, arabumuha, arya kuri ibyo kurya. Ndajya nkubwire ngo muri sexe wakora ushobora kugurisha ubutware bwawe bitewe n'uyikoranye nawe, bitewe n'uryamanye nawe. Muri sexe abantu bagurisha inyenyeri y'ubutware. Muri sexe abantu bagurisha destiny yabo, bagurisha ejo habo. Muri sexe umukobwa ashobora kugurisha ejo hiwe. Muri sexe umuhungu cyangwa umugabo ashobora kugurisha ejo hiwe bitewe n'umuntu aryamanye nawe uwo ari we cyangwa ahuye nawe. Hano mu isi hari abantu cyane ku muntu ufite ikibazo cyo kuba yararyamanye n'abantu benshi, yahuye n'abagabo benshi, cyangwa se ahura n'abasore benshi, cyangwa se aryamana n'abakobwa benshi cyangwa n'abagore benshi. Umuntu nk'uwo mu isi y'umwuka aragenda agahinduka indiri y'imyuka yabo yahuye nabo, bakicara muri we bagatura muri bo. Gusambana n'iki cyangwa kuryamana, sex n'iki mu mwuka? Sex mu mwuka ikorerwa mu muntu w'imbere kuruta uko ikorerwa mu muntu w'inyuma. Sex tuzi ko ikorerwa mu mubiri, ariko iyo usesenguye neza, sex ikorerwa mu muntu w'imbere kuruta uko ikorerwa mu mubiri w'inyuma. Uti se pastor ibyo uvuga urabivanahe? Reka nkubwire, tekereza neza, koresha mind yawe kugira ngo ubundi mu ubugingo bw'umuntu ari we muntu w'imbere. Umuntu w'imbere ni umwuka w'ubugingo. Umuntu w'imbere rero twita umwuka w'ubugingo. Ubugingo bukozwe n'ibintu bishika nko muri bitatu by'ingenzi. Ubugingo ni ibitekerezo, ni amarangamutima, ni ubushake, ndetse ushatse wakongeraho n'umutima. None ibyo bintu mvuze wumvise, ibitekerezo, ubushake, amarangamutima, ntabwo ushobora kuryamana n'umuntu ubushake butakuzamutsemo. Hazamuka ubushake muri we buturutse mu bugingo bwawe. Ntushobora kuryamana n'umuntu utamwishimiye. Ibyo byishimo bituruka mu marangamutima y'umuntu. Ya marangamutima y'umuntu. Ntushobora kuryamana n'umuntu ibyo bitekerezo bitaje. Nuvuga ngo uba wabitekereje. None rero usase ugiye kuryamana nawe, muhuza ibitekerezo bigahura bikaba bimwe. Mugahuza amarangamutima akaba amwe. Mugahuza ubushake, ubushatse buba bwakuzamutsemo bukagira gute, bwa bushake bwawe bugahura n'ubwe. Urumva ko uhuye n'umuntu mu buryo bw'umuntu w'umwuka, usambanye nawe mu mwuka kuruta uko uhuye nawe mu buryo bw'umubiri. Ntushobora kugira ku byishimo bya nyuma uri umugore cyangwa uri umukobwa, mind yawe, ibitekerezo byawe wowe w'imbere. Ushobora kugira ku byishimo bya nyuma uri igitsina gore, ibitekerezo byawe n'amaranga emotion zawe zitazamutse ngo zigere ku rundi rwego. Noneho rero n'umugabo nawe nuko bigenda bigahura. Noneho sasa bya bindi ya myako n'imikoshi, wibuke ko imyako ni umwuka, imikoshi ni umwuka, icyangiro ni umwuka, igisuzuguriro ni umwuka, gukenyuka ni umwuka. Si ibintu bigaragara, biba bibitse muri wa muntu w'umwuka mu bugingo bw'umuntu. None niba uri uhuye n'umukobwa gutyo umwe, cyangwa ugahura n'umugabo umwe uri ibyo bintu, yinjiye muri wowe mu buryo bw'ubugingo, nawe umwinjiyemo, murahuye. Noneho rero niba uhuye n'abantu bagera mu 10, 30, 100, 400, 500,
urumva ko muri wowe winjije ubuzima bw'abantu benshi mu bugingo bwawe, wabaye umwe n'abandi. Rero mu mwuka hari abantu usanga bari mu imyuka mibi. Ya myuka mibi mu buryo bwa kimuntu, hari umuntu usanga mu isi umwuka bitewe n'aho akomoka n'ahaturuka, iwabo baramutanze igitambo cyangwa se ari umuntu ukorera Satani. Noneho umuntu ukorera Satani kugira ngo witwe umukozi wa Satani 100%. Hari abakozi ba Satani bakorera Satani babizi, hariho n'abakozi ba Satani bamukorera batamuzi. Noneho ugize ibyago byo gukora n'umukozi wa Satani, cyangwa ugahura n'umuntu nyine wahuye n'abagabo benshi, wahuye n'abakobwa benshi n'abagore benshi, mu isi y'umwuka abarimo imyuka mibi y'ubwoko bwose ibasha guhita ikunyunyuza, igutwara bwa butware, igutwara ya myuka myiza Imana yakuremanye. Hari abantu usanga bafite umwuka w'ubushishozi, umwuka w'ubugenzuzi, umwuka wo kureba kure, umwuka wo kuboko kwiza, ya yindi navuze. None ngo bahita bakwiba za mpano cyangwa se za nyenyeri, ya myuka iri muri wa muntu muryamanye nawe ahita gutwara ya nyenyeri zawe cyangwa se ya myuka myiza akagenda yitwaye. Ntabwo aba ari uyitwaye, ahubwo ni imbaraga ziba zimukoreramo zihita zigutwara wa mugisha. Noneho kuko izi mbaraga ziba zimukoreramo ariyo myuka mibi, ihita isohoka mu buzima bwe igasubira ikuzimu itwaye za nyenyeri yawe. Sinzi biragoye kugira ngo ibi ubikurure ubyumve. Kubyumva nabahawe ubuntu bwo kugira ngo babyumve. Yesu yigisha mu nyigisho ziwe siko bose babyumvaga, ahubwo abahawe ubwo buntu bwo kumva ibyo yigisha nibo babashaga kubyumva no kubisobanukirwa. Nawe nuza hano ku isengesho ribohora udafite ubuntu bw'Imana, ibyo mvuga n'ibyo nigisha bizakugora kugira ngo byumve, bizakugora kugira ngo bitahure, kuko ijambo riravuga ngo kumva bazumva ariko ntibazamenya. Hari abantu rero ubuhanuzi bwasoreyo nk'uko ushobora kubwira ariko ntibumve, kubera amatwi yabo Satani yavuniyemo ibiti kugira ngo babashe kumva inyigisho nzima zacungura, zakiza ubuzima bwabo, bikaba byagorana. So ni ukuvuga ngo rero muri sexe ni umuryango munini cyane Satani yibiramo umugisha y'abantu, yibiramo inyenyeri z'abantu, yibiramo ubuzima bw'umuntu, umuntu muzima akangizwa, hagasigara umuntu wangiritse utari umuntu ushyitse. Niyo mpamvu uzasanga no mu buryo bwa rusange umuntu nk'uwo uba warahuye n'imbaga nyamwinshi y'abagabo benshi cyangwa y'abakobwa benshi, uwo mugabo kugira ngo azanyurwe n'umugore umwe ni deliverance idasanzwe. Niba ari umugabo cyangwa ari umusore uba wari babaye mu buraya bwinshi cyane, kugira ngo azanyurwe n'umukobwa umwe, afate umukobwa umwe rukumbe yumve yuko agomba kunyurwa n'umukobwa umwe cyangwa n'umugore umwe rukumbi, umutima ntujarajare, ni uwo muntu abageze kugira ngo agere kuri icyo cyiciro bisaba imbaraga z'amasengesho ya deliverance yihariye. Niba ari umukobwa kugira ngo azagere ku rwego rwo kunyurwa n'umuhungu umwe amwishimire, biragorana nawe, bisaba deliverance. Ni wa muntu uba wamaramaje agaca muri akakira umwami Yesu Kristo akabohorwa by'ukuri. Ntago ari ibintu byakorwa, si urugendo rwatwara umwaka umwe cyangwa imyaka ibiri, biterwa n'umutima n'ubushake bwa nyir'ubwite winjiye muri Yesu Kristo, ubushake agize bwo kubohoka. Ndakwatura kubohoka mu izina rya Yesu Kristo, ko gukambukamo abagabo bakwinjiyemo n'abasore bakwinjiyemo, niba uri umugore cyangwa umukobwa mu izina rya Yesu Kristo, niba uri umugabo cyangwa uri umusore ndagutandukanya n'abo winjiyemo bose mu buryo bw'umwuka, nawe bakakwinjiramo bakaguhereza imyuka mva kuzimu, bakaguhereza imyaku, bakaguhereza imikoshi, bakagutwara imyuka myiza, bakagutwara umwuka w'igikundiro, kwemerwa wo gutekereza neza, gushishoza, kureba kure, kumva vuba no kugenzura. Izo
imbaraga zageze kumvanamo uwo mugisha zitsindwe mu izina rya Yesu. Wongere usubire bundi bushira umwimerere, Uwiteka kuvugurure mu izina rya Yesu Kristo. Imana nkorera iguhindure musha. Niyo mpamvu muri Ezekiel igice cya 36 bavuga ngo dore nzabaho umwuka mushya mbanyanyagizeho amazi meza. Ukeneye guhabwa umwuka mushya ugutandukanya n'imyuka yabo bagabo n'imyuka yabo bakobwa n'imyuka yabo bagore n'imyuka yabo wabayemo. Ukeneye kunyanyagizwa amazi meza mu izina rya Yesu. Reka ngo somere icyo cyanditswe Ezekiel igice cya 36. Twari turimo kwigisha uburyo umugisha w'umuntu abantu bashobora kwibwa imigisha biciye muri sexe ukayibirwamo umugisha w'Imana. Nkomeza rero mbere yuko nsoma iki cyanditswe si ubwo buryo gusa. Nubango mwijambo ry'Imana mu byakozwe n'intumwa igice cya 16 tuhabona umukobwa waraguraga. Uyu mukobwa ngo yahoraga abona ba Paulo akagenda bamamaza avuga ngo dore aba ni abantu babwiriza inzira y'agakiza mu bumvire. Ngo abikora buri munsi, ngo ariko ageze ahangaho yumva ngo Paulo aramurembeje, ngo acyaha wa mudayimoni ngo amuvamo, amuvuyemo. None ngo abakoresha ngo umukobwa babonye ko nta ngemu bakimutezemo, nta nyungu bakimutezemo, bafata ba Paulo na ba Paulo barabakurubana ngo barakubita barabafunga. Ibyo bikwigisha iki? Bikwigisha uriya mukobwa yararimo umudayimoni umukoresha, ariko umudayimoni umukoresha nta muhinyungu, ahubwo inyungu zigahabwa bamukoreshaga. Cyatse kukwereka ko umuntu bashobora kumuprograma mu mudayimoni utwara inyenyeri z'abandi. Nkaba nagufata mu mwuka bitewe n'imbaraga n'uburozi nakurogesheje, nkakoherezamo umudayimoni ukazajya usambana wibwira ngo uri kunezerwa uri kwishima, ariko ya dayimoni nagushizemo yo gusambana igihe bikanzanira inyungu wowe ukabihomberamo utabizi. Nuvuga ngo hano mu isi hari abantu bakora ibintu bakoreshwa batabizi ko bakoreshwa. Ukaba uri n'iki dayimoni cy'ubusambanyi, urajya mu bagabo, urajya kuri uyu ujya ku wundi, uri umusore urajya ku mugore ujya ku wundi, ariko umuntu wa mbere wagushyizemo wa mudayimoni wakuroza uwo mudayimoni, wa mudayimoni ukwinjiramo wamara kubikora ugahita unzanira imwe mu migisha wibye wavanye mu bakobwa waryamanye nabo, imwe mu migisha wibye wavanye mu bagabo waryamanye nabo, ikangarukira wowe ugasigara uri igikoresho cyaho ngaho. Mwise abantu bakoreshwa n'ibintu by'ibikoresho bya ndagusengera wowe wakoreshwaga muri ubwo buryo. Nohereje umuriro w'Imana nsenga muri Kristo Yesu, Imana yampamagaye. Imbaraga z'Imana zimanuke zikuzabirageze kubita uwo muzimu gusohokemo kwa jina la Yesu. Jini maimuna toka ndani ya huyo, jini wa ukahaba toka ndani ya haya. Hari jini la ukahaba, jini ry'uburaya, dayimoni ishinze uburaya. Iyo yakwinjiyemo nuko igukoresha. Mwuka wa Yezebeli ni umwuka w'uburaya, dayimoni y'uburaya. Iyo yakwinjiyemo kabindaya y'umugabo, kabindaya y'umusore, kabindaya y'umukobwa, ni ukuvuga ngo wa undi waguteretsemo ya dayimoni y'uburaya, rya jini ry'uburaya niwe ubyungukiramo. Niyo mpamvu tubona nta ndaya zikira kuko zaba ziraya kose, ahubwo nuko utabizi buriya wa wundi warazohereye akazisunikira wa mudayimoni w'uburaya. Mu isi y'umwuka niwo urushaho gukomera no kuzamuka no gutera imbere mu isi mu buryo bwabo bwa kirozi. So ni ukuvuga ngo rero hari abantu rero ubwo umuntu warashyizwemo dayimoni y'uburaya, hari imigisha runaka baba baramwibye. Hari abaribwa umugisha w'urugo, hari abaribwa umugisha w'urubyaro, hari abaribwe umugisha w'umuryango. Noneho sasa bakabaprogramamo cya dayimoni cy'uburaya. Wa mugore rero yazabyara cyangwa ndaya yazabyara, ugasanga nanone ibya abana bibirara kuko inyenyeri y'urubyaro rwa yandaya yaragiye, inyenyeri y'urushako rwa yandaya barayibye. Ugasanga noneho sasa uwayibye kwari ni uri muri promoting, arabona promotion mu isi ya kiroza, arabona promotion mu isi y'abadayimoni, mu isi ya Satani. Jambo rivuga yuko Satani agenzwa no kwiba, kwica no kurimbura. Dore Yohana 10:10 Yesu avuga ngo umujura nta kintu agenzwa no kwiba no kwica no kurimbura. Narindi mwereka ukuntu umugisha wibwa. Twasomye ijambo tubona neza yuko Isaka abwira umwana we Esau ati murumuna wawe yazanye uburiganya,
yiba umugisha wawe. Mu mukuru we none Esawu navuga ati ubwa mbere anyiha umugisha, turi ubwa mbere yankuyeho ubutware, none anyibye n'umugisha. Ndi kukwereka ukuntu mu mwuka rero ibyo we byakoze mu buryo bw'umubiri, ndi kukwereka mu mwuka uburyo abantu bakurwaho ubutware bagakurwaho imigisha biciye muri sexe cyane. Satana yibiramwe abantu, ayibiramo ubwenge abantu akabutwara neza. Ashobora hari abantu usanga Imana baramanuye yarabateretsemo ibitekerezo by'imishinga, yani umushinga muri wari ikintu cyoroshye, gutegura umushinga no gutekereza umushinga ari ikintu cyoroshye. Hari umuntu ushobora kukubaza uti umuntu aguhaye miliyoni 10 wakora iki? Bite nuko Satani yamwibye ibitekerezo by'umushinga. Njya mbibona ku mbuga nkoranyambaga, umuntu kumva aravuze ati ngewe naruhukira Igisenyi nkajya kurya no kunywa, undi kumva ati nagura imyenda myiza, undi nafata abakobwa beza nkabanza nkagira, kuko muri we nyine abazimu bamwibye ibitekerezo by'umugisha, bamwibye ibitekerezo byamuteza imbere. Umuntu akabamutunguza amafaranga akabura yabura icyo yakora, wamubaza ati umuntu akona kanya guhaye amafaranga yanga wakora iki? Kuko nyine bamudahuyemo ibitekerezo by'ubwenge by'umugisha. We muri bakumva yuko igihe amafaranga aje nta kindi keretse gutekereza kurya, kunywa, kwambara, kujya kwinezeza gusa. Kubera iki? Bamwibye byamuteza imbere. So no bangorera abadayimoni biba imigisha y'abantu muri ubwo buryo, bakiba ibitekerezo by'abantu muri ubwo buryo, bakangiza abantu muri ubwo buryo biciye muri sexe. Ushobora muri sexe ushobora kuryamana n'ishitani ryigize umuntu, ushobora kuryamana n'ijini ryiyambitse umubiri w'umusore, ryiyambitse umubiri w'umuhungu, ryiyambitse umubiri w'umukobwa. Iryo shitani waryamana naryo biterwa n'inyenyeri ufite mu buzima bwawe. Ya nyenyeri igihe yagaragaye kuzimu, kandi kuzimu babona ko ikenewe, bakaba bahamagara umudayimoni bati genda wigira umukobwa mwiza, uzamuka ujya ku isi wigira umukobwa mwiza runaka akunda. Dayimoni kambara ishusho y'umukobwa, wowe umugabo cyangwa umusore ugatereta, waryamana ugasanga uryamanye ni dayimoni igize umuntu. Cyangwa se mu ruhande rw'umukobwa bitewe n'irari kuzimu bakuzimu ryo ukunda amabogari, ukunda bameze batya, cyangwa ukunda umuntu ufite bakazamura umuntu akaza yigiza umuntu yambaye umubiri w'umuntu kandi ari dayimoni, waryamana naryo still bikaba birarangiye, inyenyeri yawe ikabiragiye, y'Imana yaguhaye mu mwuka, ibyo yari yarakurembanye ukabisahurwa ukabikurwaho, ugasigara uri kigunguru, yani ni pipa ambalo halina chochote. Pipa ambayo ni haina chochote, ugasigara uri nk'ikigunguru kirimo ubusa, kuko nyine bagukuyemo ya migisha y'Imana. So nukuvuga ngo rero ese kuko ibyo ngibyo nyuma yo kwibwa biragaruka cyane, biragaruka. Niyo mpamvu ijambo rivuga ngo nzabashumbusha iby'inzige na z'akagungu, zangabo nabateje zariye. Ngo nzabashumbusha iby'inzige na z'akagungu zariye, zangabo zikomeye nabateje. Yoweri 2:26 ahari ni 16 hagati yaho ngaho. Nuko Imana igaragaza ko ishobora kudushumbusha ibyo Satani yariye, by'abarozi bariye, by'ikuzimu batwaye. Ijuru iyo tugarukiye Imana ishobora kubidushumbusha. Ese birashoboka ko wa muntu wangiritse mu buryo bw'umwuka wibwe ashobora kongera gutunganywa kwa muzima? Yego, nibyiri jambo rero ngira ngo ngushomere riri muri Ezekiel igice cya 36. 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 Reka dutangirire, nari navuze ngo dutangirire dutangire ku murongo waho wa 22 niho tubyumva neza. Ngo nuko rero ubwira b'inzu ya Isiraheli uti mwumve uko Umwami Uwiteka avuga ngo si ku bwanyu nzabikora mw'ab'inzu ya Isiraheli mwe, ahubwo ni kubw'izina ryanjye ryera iryo mwaziruye mu mahanga mwagiyemo. Ngo kandi nzubahiriza izina ryanjye rikomeye iryaziruriwe mu mahanga. Urumva ukuntu umuntu azirura izina ry'Imana kisanga mu bizira, kajya muri ubwo buraya n'ibiki byose, niyo ngo uba waziruye izina ry'Imana. None rero hano ikimana ivuga ngo rero sasa igihe wayigarukiye irimo iravugana n'ubuzima bwawe, ngo kandi iyo wayigarukiye
iba yiteguye kubahiriza izina ryayo. Wowe wagarukiye Imana yiteguye kubahiriza izina ryayo ku buzima bwawe kugira ngo bimenyekane ko wayigarukiye. Ngo iryaziriwe mu mahanga, ubwo ni cya gihe wari ukiri mu byaha, ngo mwariziruye maze amahanga azamenya yuko ndi Uwiteka ubwo nziyerekana muri mwe imbere yabo ko ndi uwera, niko Umwami Uwiteka avuga. Wakomeza ukavuga ngo dore nuko nzabavana mu mahanga mbakoranirize hamwe mbakuye mu bihugu byose maze nzabageza mu gihugu cyanyu bwite. Imana ibikubona nk'iyo wabaye muri ubwo bintu by'ibyaha by'ubusambanyi, uba waratwawe ahantu hatandukanye, uhura na Kalisa akagutwara, ugahura na John akagutwara, ugahura na Nina runaka akagutwara, ugahura na runaka. Buri muntu wese agenda agira ikintu agutwaraho. Uko usambanye n'umuntu runaka niko hari ikintu agutwaraho, niko nawe hari icyo umutwaraho. Gutyo noneho rero Imana ibona yuko ubuzima bwawe buba bwaratatanye hirya no hino mu bantu batandukanye. Noneho rero sasa ni Imana ikagusezeranya yuko igihe ugarutse noneho ikuvana aho ngaho uba waratataniye ahantu hose uba waragiye urorongotana, ikakuvanayo ikakuzana mu buzima bwite. Noneho sasa mu gihugu cyawe bwite, mu buzima bwawe bwite, yani muri ya destination yawe yihariye wari wararemewe kugira ngo yibemo. Ngo noneho umurongo wa 25 ariwo nababwiraga ngo nzabanyanyagizaho amazi meza. Uwiteka aba yiteguye kukunyanyagizaho amazi meza hamwe n'ibyo byose wigaraguyemo, ukibwa ugasahurwa. Imana yuje muri yo yongera kuguhindura mushya, ikunyanyagizaho amazi meza mu buryo bw'umwuka, maze ngo muzatungana. Nyuma yo kunyanyagizaho amazi meza ngo muzatungana, ngo mbakureho imyanda yanyu yose. Imana ihita igukuraho imyanda yose yari ikuriho, iyo yose wavanye muri abo bagabo, iyo yose wavanye muri abo bagore, iyo yose wavanye muri abo bakobwa, ihita ikunyanyagiza amazi meza ikagukuraho imyanda yose. Ijambo rigakomeza rivuga ngo n'ibigirwamana byanyu byose. Ibigirwamana ni imyuka mibi y'abadayimoni yayindi bayarigize Imana. Ibigirwamana ni ibintu byigize Imana nyine, nawe urabyumva. Ni ibintu byigize Imana cyangwa abantu bagize Imana ariko bitari Imana. So nuvuga ngo rero ya myuka yose wagiye winjiza mu buzima bwawe igaragara nk'ibigirwamana, iyo ngiyo Imana irayisenyeka kuderivura ukabohoka mu izina rya Yesu. Noneho 26 tukavuga ngo nzabaha umutima mushya. Uwo muntu wa mutima kuko uba warangiritse, ni ngombwa ko Imana iguha umutima mushya. Ngo mbashyiremo umwuka mushya, wa mwuka waragiye winjirwamo n'iyindi myuka y'inyatsi, imyaku y'abakobwa, y'abahungu, y'abagabo, cyangwa se waba uri umusore uba warinjiwemo y'abagore batandukanye n'abakobwa batandukanye. Niba uri umugabo warinjiwemo n'imyuka y'abakobwa n'abagore batandukanye, abo waragiye uryamana nabo, uba warangiritse mu buryo bw'ubugingo no mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umutima n'amarangamutima. Uba ukeneye kunyanyagizwa amazi meza. Imana ikaguha umutima mushya, ikaguha umwuka mushya, kuko n'umwuka mushya uba warangiritse. Ni ngombwa ko Imana iguha umwuka mushya. Ngo nzabakuramo umutima ukomeye nk'ibuye. Hari umuntu uri ufite igitima gikomeye, ibi ngibi akaba bikora ariko kumva ntacyo bimubwiye, kubeshya ntacyo bimubwiye, gusambana ntacyo bimubwiye, arabikora ntiyicuze, arabikora ntababare, kuko umutima umeze nk'ibuye. Yani kwigaragura muri ibyo bintu ntacyo bimubwiye, umutima we umeze nk'ibuye. Kwesikoroka ntacyo bimubwiye kuko umutima ari nk'ibuye. None ni ngombwa ko iyo uje muri Kristo Yesu agukuramo umutima w'ibuye Satani yaborosa akagenda akawurema mu buryo bw'ibuye. Agakora iki noneho sasa? Icyo uhabwa noneho uhabwa umutima woroshye. Noneho hano 24 ngo kandi nzabashyiramo umwuka wanjye ntume mugendera mu mateka yanjye mugakomeza n'amategeko yanjye mukayasohoza. Ikikurikiyeho nuko uba ugomba guhabwa umutima mushya n'umwuka mushya, ukufashisha kubaha Imana no gusoza amategeko y'Uwiteka. Ko kubaha Imana no kugendera mu cyo Imana ivugana nawe nibyo biba birimo umugisha wawe. Egari kuba kure y'iby'Imana ivugana nawe cyangwa se kwitandukanya n'iby'Imana ivugana nawe bihwanye no kwitandukanya n'imigisha yose iva mu gakiza k'Imana, ukikurura imbaraga z'umuvumo. Turahangaha rero tubonye uburyo Satani cyangwa se ubwami bw'umwijima bwakwiba umugisha bukagukuraho ubutware buciye muri sexe, bukakwangiza ukaba uri umuntu wangiritse. Ariko tubonye n'ubundi buryo bw'ukuntu ushobora kugaruka ukongera ukaba umuntu mushya
mu mana, Imana aho igukuraho uba waratatanyirijwe mu mpande hirya no hino mu bagore no mu bagabo batandukanye, hanyuma ikaza ikaguha umutima mushya n'umwuka mushya utuma wongera kuba kunoverwa, cyangwa se utuma wongera kuvugururwa, ijuru ryongera kuvugurura rikakongera rikakugira mushya. Ndagusengera kugira ngo ube mushya mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose. Iyi migisha yose wibwe mu bugingo bwawe biciye muri sexe winjiye muzo wakoze zose. Ibi ngibi mvuga iyo uzi ko wahuye n'icyo kibazo uba ukeneye ushaka kugira ngo ureke imigisha y'Imana, nawe uri umwe mu bantu baba bakeneye deliverance. Umuntu wabaye mu busambanyi bwinshi, ugahura n'abagabo barenze 3, 4, 5, cyangwa se ugahura n'abakobwa barenze 3, 4, 5 ukazamura kugeza ku bihumbi, wowe muntu yuje mu gakiza k'Imana uba ukeneye kubohorwa, uba ukeneye deliverance. Waba warabiciye mukazamuka ugahinduka umuhanuzi kazi, ugahinduka umupasiteri, ugahinduka umuvugabutumwa, ugahinduka umwigisha, uzi ko waryamanye n'abantu benshi, izo mbaraga ziba zikikugendaho, iyo myuka ibikikugendaho, abo uba warahumanirijwemo n'abo uba waribiwemo imigisha yawe ntabwo uba ubazi. Icyo ukeneye rero ni uguca muri deliverance, ni ukuza guhura n'umukozi w'Imana ufite ayo mavuta, ufite uwo muhamagaro, uzi isi y'umwuka n'imikorere yayo, uzi icyo akora n'icyo avuga, uzi deliverance n'iki, iyo misengere ya deliverance ikorwa gute, ukaza ugasengerwa mu izina rya Yesu. Imana amahoro ikubohore mu mbaraga amaraso Yesu Kristo. Ndagira ngo ngucishe mu isengesho ry'igihe gitoya, hanyuma kuri mwebwe muzi ko mwaciye muri ibyo navuze mukamushaka kurekipera cyangwa kunoverwa n'Imana, kuvugururwa n'Imana, yani unahitaji kukarabatiwa na nguvu za Mungu na uwezo wa Bwana, unahitaji kukarabatiwa kimaombi, unahitaji kufunguliwa, unahitaji yani kuvunjwa kwa vifungo vya sexe vilivyo kufunga au vya washerati vilivyo kufunga. Unahitaji kufunguliwa kutoka katika vifungo, ukeneye gucishwa mu isengesho rya deliverance iyo, kuko ububoshe. Hari abantu baboshe, babohewe muri sexe, bagiye bakora zitandukanye bitewe n'abantu bahuye nabo baryamanye nabo. Satana bibira imigisha mu bo baryamanye nabo, Satana babohera mu bo baryamanye nabo, abakuramo ubumuntu, abakuramo imigisha yose, abakuramo imbaraga zose, abanyunyuzamo imbaraga zose, abanyunyuzamo amaze kubanyunyuzamo imyuka myiza yose, agusiga uri empty. Imbaraga zo gusega kano kanya ziri kukubana nkeya, cyangwa se kwegera Imana ntibikunda, warakayutse, warumye no mu mano, uri umuhanuzi uhanura ibintu n'ibibe ntibisore, ndetse rimwe na rimwe ibintu guhanura kwawe rwatangiye kuza uko ibice bicura kihagazeho, uracyabwirizwa cyangwa guta, ariko kandi warakayutse nawe urabizi uri umusubira nyuma. Byatewe n'uwo waryamanye nawe, unyunyuzwamo ubwo bushake bwo gushaka Imana, unyunyuzwamo amahire, kunyunyuzwamo buri kimwe cyose, usigara uri igikatsi. Hari uburyo Satani yiba abantu gutyo akabanyaga muri ubwo buryo. Rero icyo ukeneye ni deliverance ikunovera, ni amasengesho akunovera, ukongera ugahinduka mushya, nk'uko wumvise ngo nzabaha umutima mushya. Iyo mutima mushya ntabwo upfa kuza gutya ngo nzabakuramo umutima wiwe, ngo nzabanyanyagiza amazi meza. Ibi ni ibintu bikorwa mu isengesho rya deliverance ryasenzwe n'umuntu yani uwazamutse mu yindi misengere, ubasha kuzamuka mu kirere cy'umwuka, afite ubwenge bwose n'ubumenyi bw'Imana. Paulo yaravuze ngo dore nzasengesha umwuka ariko nsengeshe n'ubwenge. Ni umuntu ufite ubwenge bw'Imana. Iyo tuvuga ubwenge bw'Imana ni ubumenyi buturuka ku Mana, ni iby'Imana iba yaramwigishije, akaba afite ubwo bumenyi buva mu Mana. Hanyuma wasengana nawe akamenya uburyo agucomora n'uburyo akugayidinga kwicomora muri ayo maraso y'abo bantu. Mu izina rya Yesu Kristo uba delivery iyo wizeye, urabohoka iyo wizeye. Imana amahoro rero guhumugisha ikugarurira ibyo wanyezwe byose mu mbaraga amaraso Yesu Kristo. Ndakwavuga uti Mwami Yesu Kristo, cishijwe bugufi n'ijambo ryawe. Uyu munsi sabije imbabazi z'ibyaha byose nakoze, iz'ubusambanyi bwose nakoze,
Yesu Kristo nabibayemo mu kutagira ubwenge no mu bupfapfa no mu bujiji, ariko uyu munsi ndagarutse mbihanye. Nyemerera Yesu Kristo wohereza amaraso yawe mu bugingo bwanjye, mu mwuka wanjye, wohereza umuriro wawe muri nge, underivure, umbohore, utwike abanyinjiyemo bose n'ibyo banyinjijemo byose binsokeme, byatsigayemo byose, myanda yose natawemo biciye muri sexe, myanda yose natawemo biciye muri sexe zitandukanye, izo mu nzozi n'izo kubonana umuntu ku muntu, uyintoremo mwizikarababari uboredeze kriya. Imigisha yanjye yose aturuta imigisha yanjye yose nibwe biciye muri sexe, ingarukire mu izina rya Yesu. Imigisha yanjye yose nasahuwe iyo nibwe biciye mu musambanyi, ingarukire mu izina rya Yesu Kristo. Kubw'imbabazi zawe Mwami, menya ububi bw'ibyo nabiciyemo, menya ububi bw'ibyo nanyuzemo. Nyemerera ubuntu bwawe n'imbabazi zawe bingarukeho, bimpa umutima mushya, bimpa umwuka mushya, bimpa amarangamutima mashya, bimpa ibitekerezo bishya, bimpa imyumvire mishya, bimpa ubwenge bushya. Aka kanya Mwami Yesu Kristo, nyanyagiza amazi meza mu bugingo bwanjye, mu mwuka wanjye, mu bitekerezo byanjye, mbashe kubohorwa n'izina ryawe Yesu. Handitswe yuko werekaniwe kugira ngo mareho imirimo ya Satani. Reka mirimo ya Satani iyo yakoreye ubugingo bwanjye biciye mu byaha naciyemo, mirimo ya Satani iyo yakoreye nge umwuka yose yangize, ubujura nakorewe, uburiganya nakorewe, uyu munsi ubwangize, uyu munsi uburimbure mu izina rya Yesu Kristo. Mwuka wandiganyije amahirwe, mwuka wandiganyije urubyaro, mwuka wandiganyije igikundiro, mwuka wandiganyije kwemerwa, mwuka wandiganyije ukuboko kwiza, mwuka wandiganyije kureba kure, gutekereza kure, kugenzura ibintu, mwuka wandiganyije mu izina rya Yesu Kristo ubushobozi bwo kumva vuba ibintu, ubushobozi bwo kureba kure, ubushobozi bwo kuvuga mwumvirwa. Uyu mwuka utsindwe, mbaraga za Yesu Kristo zurimbure, amaraso ya Yesu Kristo yongere kumbohora, angarurire icyo nanyazwe n'icyo nariganyijwe mu izina rya Yesu Kristo. Zopetese kirihoria. Ngaho senga Imana, uhamagara Imana uyibwire ikugarurira ibyo wanyazwe, yibwire ikugarurira ibyo wanyazwe. Noneho nibuzi abantu mwabuzi wajuriyamana nabo, tangire kwitandukanya nabo mu buryo bw'ubugingo no mu buryo bw'umwuka. Usaba amaraso Yesu Kristo kugira ngo akuhagire kandi akuboneze, yinjire mu bugingo bwawe no mu mwuka wawe, ube novere katika jina la Yesu. Senga, hamagara Imana, hamagara amaraso ya Yesu, hamagara umwuka wera, hamagara izina rya Yesu. Muri iri sengesho ryo kwibohora dukoresha amaraso ya Yesu Kristo, dugakoresha izina rya Yesu Kristo, dugakoresha n'imbaraga z'umwuka wera. Ndakwatura kugira ngo biciye mu maraso Yesu Kristo, imbaraga z'Imana zikumanuka zikubohore biciye mu izina rya Yesu Kristo. Wizeye ukarimenya, rikubohore, rigucira iyo migozi mu izina rya Yesu Kristo, biciye mu mbaraga z'umwuka wera duhabwa kubwo kwizera Yesu Kristo. Umwuka wera kwinjiremo, akubohore mu izina rya Yesu Kristo. Yindi myuka y'abantu bakurimo basoke muri ayo marangamutima yawe, basoke muri icyo cyumba cy'amarangamutima yawe katika jina la Yesu. Ndatura ngo abantu bicaye mu marangamutima yawe, abo bose babana b'umwijima bakuvemo mu izina rya Yesu Kristo. Abo bose wahuye nabo bakuvemo mu izina rya Yesu Kristo. Bagusigira imyaku n'imikoshi, bakagusigira akajagari, bakagutwara umugisha, bakuvemo mu izina rya Yesu. Ugarukane ibyo wibwe mu izina rya Yesu, ugarukane ibyo wibwe mu izina rya Yesu, ugarukane ibyo wibwe mu izina rya Yesu. Ndatura ngo icyo wibwe n'icyo wariganyijwe mu izina rya Yesu Kristo subirane kano kanya mu izina rya Yesu Kristo. Ndagusubiza ukuboko kwiza mu izina rya Yesu Kristo, ndagusubiza igikundiro mu izina rya Yesu Kristo, ndagusubiza ubushobozi bwo kumva no gusobanukirwa vuba cyane mu izina rya Yesu Kristo, ndagusubiza ijisho rireba kure rinashishoza mu izina rya Yesu Kristo, ndagusubiza kuvuga ukumvirwa mu izina rya Yesu Kristo. Zopetese kriya. Ndakwatura kugira ngo icyo wari waranyazwe cyose, ndi mu mwuka mpagaze mu mavuta nahamagawemo ya deliverance, ndakwatura kubohorwa n'amaraso Yesu Kristo. Ndakwatura ngo ubaye delivery katika jina la Yesu. Ndakwatura ngo ubaye kubohorwa mu izina rya Yesu Kristo. Indwara wahawe muri sex zigusokemo
katika jina la Yesu watsinze urupfu n'ikuzimu. Intege nke wahawe muri sexe zigusokemo, abo wabaye umwe nabo muri ubwo buryo bwa sexe mutandukanyije nabo mu izina rya Yesu. Hinduka umwe na Kristo wenyine, hinduka umwe n'umwuka wera katika jina la Yesu. Imbaraga z'umwami Yesu zikubore, imbaraga z'umwami Yesu zikuganze. Muriro w'Imana uvuye mu ijuru umanukire mu bugingo bwawe, umanukire muri wo umwuka, umanukire muri wo ubugingo, kandi umuriro w'umwuka wera w'Imana ndawatura ngo umanuke no mu mubiri wawe. Ikintu cyose kiri mu mubiri wawe icyo utahawe n'umwami Yesu Kristo, icyo wahawe n'imbaraga z'ibyaha gishe gikongoke mu izina rya Yesu Kristo, icyo wahawe n'imbaraga z'abadayimoni kigusohokemo muri uwo mubiri mu izina rya Yesu. Ndatura ngo imirabyo ice muri uwo mubiri wawe, ndatura ngo umuriro w'Imana ucishwe mu muriro wawe, jambo ry'Imana rinyure mu mubiri wawe, ritwike ikintu cyose kitavuga Imana muri wowe, ritwike ikintu cyose kitavuga Imana y'ukuri muri wowe. Ubohorwe n'amaraso Yesu Kristo, ubohorwe n'izina rya Yesu Kristo, ubohorwe n'ijambo ry'Imana, ubohorwe n'imbaraga z'umwuka wera. Urakoze mwuka wera kubohoye abantu bawe kandi ukabubakishije mu izina ry'uwambwe gapfa kazuka dusabye twizeye. Amen, amen, amen. Imana y'amahoro ibane nawe, habwa umugisha n'Imana. Uwiteka kugirire neza, imbaraga z'umwami Yesu zisakare mu buzima bwawe. Wari kumwe nanjye Pastor Justus. Ukeneye deliverance yihariye, nimero yanjye wambonaho ni 0782706542. Ukeneye ko duhura ni 0782706542. Shalom, mugira amahoro ya Kristo. Wowe utarakanda subscribe uyikande, mugira ubuntu bw'Imana. Imana ibanezeze, Uwiteka biteho. Shalom, shalom. Na kagaruka hano ku isengesho ribuhoro official.